Mana ikomeye, Mana yo kubahwa, nagushimira mbereye. Naragusabye none koko warampaye, si kuko hari icyo ndusha abandi, ni kubw'impuhwe zawe, ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubushake bwawe, reka ngushimire. Ngarutse imbere yawe ngushima Mana, ngukumbe hafi ume gutera imbere. Ngarutse imbere yawe ngushima Mana, ngukumbe hafi ume gutera imbere. bapfira mu mwami ko baruhutse mirimo n'imihati yabo. Mana data duteraniye ahangaha ni kubwa mwene data wavuye mu mubiri. Data ukomeze uhumurize uyu muryango, ukomeze uhumurize bene data hirya no hino. Data komeze udukomeze, kuko tuzi yuko nubwo twava mu mubiri ariko kuri wowe tuzongera tubeho. Rero mwami turagushimye, ubane natwe kandi twigaragarize gahunda yose igiye gukorerwa ahangaha, uyiyobore mu mbaraga z'izina ryawe Yesu, amen. Ariko by'ingenzi n'iby'umwihariko yemwe muryango muri hano muzi ukuntu muzi umuvandimwe Kongo n'inshuti ziwe, muzi ukuntu muzi Kongo, yewe n'abakoranye imirimo bazi ukuntu bamuzi, ariko Imana nayo izi ukuntu yamumenye n'ukuntu yamwakiye muri iki gihe. By'umwihariko rero icy'ingenzi ni ukumenywa n'Imana kuruta kumenywa n'abantu, kuko abantu bo naho bakumenya ntacyo bamara, ariko by'umwihariko iyo umuntu amenywe n'Imana abona ineza y'Imana no gukomera kw'Imana. Rero tugiye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Kiri rusange mu Rwanda, yaba umwana yapfa, yaba umukuru, yaba umuntu uwo ari we wese, gupfa umuntu wizeye Kristo umwami n'umukiza ntabwo ari ikintu
twakagombye guheranwa n'agahinda, kuko twe abakristo cyangwa se abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo tuvuye muri uyu mubiri tugira ibyiringiro dufite tubivana mu ijambo ry'Imana. Ibyo byiringiro nibyo bitwumvisha kandi bitumenyesha ko nubwo twava mu mubiri ariko hari igihe cy'umuzuko. Ijambo ry'Imana muri yo rirambwira ngo umuntu napfa azongera abeho. Ni ikibazo cyabajijwe, ariko icyo kibazo kugisubiza biba ari ikintu kigoye cyane. Ese umuntu napfa azongera abeho? Iyo dusomye ijambo ry'Imana, urupfu rwatangiye mu itangiriro ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura. Imana irababwira ngo muzapfa, munsi mwariye kuri kiriya giti, mwariye kuri rwa rubuto no gupfa muzapfa. Nyuma yabo barapfuye, urupfu rwaje mu isi. Ariko Imana hariya mu Bakorinto ba mbere ibice 15:22 haravuga ngo nk'uko bose bokozwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Mu Bakorinto ba mbere ibice 15:22, kuko bose abaremwe bose, mwanadamu yeyote atapita kwa njia ya kifo. Buri muntu wese, yaba umugabo yaba umugore, ntabwo bireba icyubahiro runaka, yaba bishop yaba pastor yaba evangelist, umuntu wese ukomoka kuri Adamu yokozwe amepata kifo, na kifo inapokufikia iyo urupfu rukugezeho. Nagira ngo mbwire umuntu uteraniye aha ngaha, ntabwo mpagaze hano kugira ngo nigishe uyu musaza cyangwa se uyu mupapa wagiye. Nagira ngo mbwire ikintu kimwe, iyo duhuye n'ibintu nk'ibi dukwiriye kwisuzuma. Ese nanjye mpuye n'ikintu bita urupfu, wasanga ameze nte? Wasanga nitwaye gute? Ni izihe ngeso mfite? Ni iyihe nkuru nasiga imusozi? Ni habari gani naweza nikaacha mjini? Watu wanaweza kusema nini? Abantu bashobora kuvuga iki? Ni iyihe mirimo ishobora kumerekeza, ishobora kuguherekeza Kristo Yesu? Nagira ngo utangarize ikintu kimwe wowe uneze amatwi, ntugatinye urupfu, ahubwo tinya ikintu gishobora gutuma upfa ntuzahindurwe mushya na Kristo. Icyo bari kitinya, icyo bari cyo kigutera ubwoba, icyo bari cyo kiguhindisha umushyitsi, icyo bari cyo gituma urara udasinzira. Naho gupfa kuri twe dufite ibyiringiro, tunatumaini ya kwamba vile Yesu alifufuka na sisi atatufufua. Haleluya! Dufite ibyiringiro na Yesu yarafutse, nuko ataheze mu rupfu, uko Kristo ataheze mu rupfu. Njyewe Pastor Cyuma ntabwo nzaheranwa n'urupfu. Ibyo ni byo byiringiro bingize, ibyo ni byo byiringiro nubakiyeho. Wakubakira ku mayetaje, ejo ugapfa ukayasiga. Wakubakira ku mafaranga, ejo agashira. Wakubakira ku bavandimwe, ejo bakakwanga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo
ubutahinze ariko babanye ahantu ho guhinga imbuto kugira ngo igaragare yere ibe nzima imanza kujya mu gitaka yamara kujya mu gitaka yamara gukora ikabona ikameramo. Haleluya. Ikintu nashaka kugira ngo mbabwire bavandimwe muri hano ntabwo mbatindira sinje kubemeza ariko urupfu ruzakwemeza. Sikuja kukuitikisha lakini mauti hayo pekee itakuitikisha. Ariko nagira ngo umenye witegereze umenye uri muri iyo position. Haleluya. Tumanza gupfa. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riramubuza wahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu. Haleluya. Oh, haleluya. Ntabwo wahirwa bapfa bapfira mu kabari, ntabwo wahirwa bapfa bapfira mu busambanyi, ntabwo wahirwa bapfa bapfira mu kuroga, ntabwo wahirwa bapfa bapfira mu buyobe, ahubwo wahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu. Hari irindi jambo rivuze aho ngaho ngo kuko imirimo yabo igenda ibaherekeje. Haleluya. Matendo yao inawasindikiza. Nataka nikwambie ni igiki kizaguherekeza. Haleluya. Ndio kwa kuherekeza mbele za wabukunda ariko ubu ntabwo yagaruka aho turi ahubwo twebwe tuzaca abagiye hafi y'umunsi. Aho hantu rero kugira ngo uhace hari ibyiringiro cyakurema muri wowe. Kuna tumaini nataka niumbe ndani yako umenye yuko nuko ufite Kristo, Kristo azakuzura kuko nawe yazura. Haleluya. Ngo wa muntu we udafite ubwenge niko Bibiliya ivuga nawe ufite ngo sobanukirwa imbuto ntabwo ishobora kubura kujya mu gitaka ngo ibure kubora. Haleluya. Ariko iyi yose ntabwo iguma aho ngaho niba ngo tugereranywa na gutya natwe turi mu murima w'Imana. Haleluya. Imana yatubitse mu murima wayo kandi igihe cyo gusarura niba ni mu murima ashaka gusarura nta kindi kintu we wareza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hano kuri Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 9 bibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Haleluya. Ngo twiringo tuzi yuko ngo iyo dupfuye byose biba birangiye. Nagira ngo mubwire ngo na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Haleluya. Umubiri ushobora gupfa ariko icyo dufite icyo twiringiye nuko twiringiye. Mu Bakorinto haravuga ngo ibice bitanu. Bakorinto bakavuga ngo tunatumaini kwamba tutafikwa nyingine nyumba. Haleluya. Dufite ibyiringiro ko tuzambikwa undi mubiri udasaza, undi mubiri udapfa, undi mubiri utabora. Nagira ngo rero nsoza nagira ngo mubwire ko iminota yanjye yageze. Gira ibyiringiro izere Kristo mu mwami wawe. Umunsi wo gupfa kwawe hari ibyiringiro uzafata Imana ikumuha. kuko mukuru w'umuryango araza kuvuga nawe araza kuvuga bamuterura aricara aho ngaho kuko Thank you.
Harus mana
rero turabashimiye mumaze kudufata mu mugongo amagara ari make bikaboneka kure. aduhaye ubuhamya bw'umurumuna wiwe papa komera mubyeyi gukomera. Reka tusabe shangazi ndaza guhamagara mama papa. Reka tusabe shangazi mabiro intebe. Shangazi barashobora guhagarara mwamuhera mikoroba, ariko ibyiza ko yicara hano kuko biba bisaba ngo byerekanwe nk'urwibutso. Gutakaza umusaza wawe ntabwo byoroshye, ariko ihangane utubwire ku mateka ya musaza wawe. Nuru urambwira ngo nza ngufashe ikize. Mukoze cyane ababwira ntabi ndabumvisha arangije arambwira atari dore mama wari ufatize urugendo uzikora bareba ntugiye ndavuga ngo ndagiye ubwo ndabona manu zisabiro ikaze kabisa ubwo bwangombwa ndavuga rero mama hari umukobwa yari ubwo wari urwaye aramubagira ugize gukorera uwo byiza reka mbaze bari umusaza wawe ubwo twicara hariya birarana nibanga ko bageze transfert ndamufata ndamujyana dusaba dogiteri atandika transfert kujyanye igakondo uruziza igikondo nibwo turagenda tumugezayo tumaze kumugezayo bibavuga baratwakira nta kibazo arakubaga amaze kukubaga ubwo birahabaye none hejuru y'iyo byinshi baje kubasha siporo
ikiba kirahenda biba ngombwa ko twongera kurindira amusubizayo ubwo agakosa yope kandi karamubaga ariko ajya kumwereka ko mu munsi no mu bitaro bwarangiza morale yose arageza mu murenge ajya kugeza ku gisirikare agera ku nama ubwo bwo kwemera n'uyu bamaze kugeza kuri sado ayageze baba bafite n'abantu mbere bari bategaka noneho baza kugusiza uko bamubaga we akabwira amafaranga mbese ntabwo tuzi ko ibintu byaza ubwo hamaze kubaga kabiri tujye kumurira abantu babaturage ndagira n'izindi n'abasawo maze turabaga bagatera ibintu bakorera bagatera n'amure asika bavamo bamaze kuvamo aho ahandi abari bakuririza kugira ngo babaze bari ukuntu ameze ntabwo byatinze ahita ahamagara ati yewe mpamagarire Kibasa n'uyu abadogiteri baza basa barabwira Kibasa babiri mukaba ari umuhungu umuhamagara Kibasa barahije wari Kibasa abadogiteri none papa baragaragara niwe Kibasa akagira imbaraga afasha tumushakira ibibazo kuko bari batangaye kabisa ubwo bareba ko afasha Kibasa kabisa ati Kibasa n'ukuri bose imbaraga zanjye ubwo basi ava mu bitaro baza bicara akajya kubwira mama umure akabwira ngo mama umure ubwira akabwira ngo nyuma yaho akikaza n'ahaguruka ariko nyuma yaho kabona imbaraga biramuwe rero isigirisibi imbaraga aricara icyatsi akazi kuhagera musiga amavuta arayibwira arangiye ngo none barurangarira munambere ari abakobwa bavuga oya ngo numva barangaraye agera oya ariko ako kanya ntabwo akunda atangira guhinduka atangira guhinduka abo bakaba baramubazi mubaga amaso ntabwo yakanga ukumva yari afite diyabete we atabizi nicyo cyabiteye bose ngo ngubu bamugatana ko baza guhereza transferi dufata imodoka tumujyana muri shyashya tumugejeje n'abamusaba ibyuma byabo ariko nkabona wapi akigenda bose isigiye yiyendeye umusaza wanjye nabayerekeza nta kibazo ntacyo yabuze nta nyota nta nzara ntabwo yabuze amafaranga yo kurya ntabwo bishoboka ubwo uko nuko yagiye hose barabona ko inota zawe yego Aleluya. amen Mbere ko bw'icyo mvuga hari n'agaciro k'abaganga umunsi wa papa twafatanyije umurimo wo kurwanya iminsi yose twafashe nazanye mjukuu wa baba na nusu wa baba cyane naje gushima yafashije papa ntiyakira bagiye mu mubiri cyangwa se atanamugerageza kugeza aho ari bupfe nabi ikintu cyabaye uko shagaze yavuze papa yavuze mu buzima bukomeye mu minsi mike ishoboka yaravuze
ibintu byinshi umuntu yavuga gusa papa yatubera umubyeyi n'urugero ntabwo biba byoroshye kurera abakora udafite umugore ariko yatubereye papa abamama mu gihe tugiye mu minsi myinshi nta mwana wigeze upfa nta mwana kwereka nta mwana warezwe n'undi mugore yaratwireye ibyo ku giti cye ahajyanye twumve ko ushima ni impande yanjye ni byose kuri njyewe ntabwo mbasha kuko apfuye agashima imana y'uko ajyanye n'imana kandi twe yasoje ubwirwa neza afata n'inshingano n'umugabo reka n'umupapa reka gashima abantu bose bagerageje kugeraho mu kwigana amakuru yacu cyane cyane nshimye umwana ntacyo atakoze muri salo yatewe yamuhaye hafi ndakeka hari nawe yamuhaye umugisha kandi pe mwarakoze neza murakoze cyane abana niba mukuru we na wihari cyane tuvuge nawe reka muhire batiki Thank you.
reka mvuge ngo hari umukuru w'umuryango nifuzaga ko ari gutanga ubuhamya tugeze ku irimbi. hari undi yavuze ko ari umuturanyi, reka nawe azi gutangira ubuhamya bw'irimbi. n'abandi batavuze mureke bazitabira bw'irimbi kugira ngo gahunda tuyikomeze kandi bigende neza. Imana ibamugisha kubw'ubuhamya bwose. Mukuru w'umuryango arasanga kubw'ubuhamya bw'irimbi bw'amavuko ye n'urugendo rwiwe, n'ubwo umusaza mukuru yabivuze ntabwo turagenda, ariko turacyafite izindi gahunda hano, ariko turaza gufata umukuru w'umuryango nanone yongera dusubire neza. Imana ibamugisha. Tugeze mu mwanya mwiza rero, sinzi niba hari abatasezeye turi mu rugo, ariko nanone niba hari abatasezeye bari mu rugo, murazi yuko twakoze amateraniro, kandi ababyeyi bari materaniro ni amateraniro yera imbere y'Imana, yaba no kuba muri Imana ni amateraniro yera. Tugiye gutanga amaturo yo gufasha umuryango, niba twabagurira amazi, niba twabagurira wenda n'ikesi ya fanta, tugiye gutanga amaturo. Ikigo kiri hariya, ariko by'umwihariko niba hari n'abandi badasezeye ku mubiri, ndaza kubaha iminota 10 yo gusezera. Reka dutange amaturo rero kandi twihuse. aho bari butanga ubuhamya, tuguhaye ikaze, karibu. Bakristo bavandimwe, inshuti z'umuryango wa Ruhunga Paul Congo, byavuzwe mu rusengero. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, uretse kubabwira ko yavutse tariki 10 ukwezi kwa 10 umwaka w'1964. ubwo murumva ko
kongo atuvuyemo n'ubundi twari tukimukunze. Hamwe n'ibyo rero yari yarashakanye na Nyirinka Yvonne Gaju, nawe twitabye Imana mu mwaka 2018 asize abana bari umuhungu umwe Janvier, abakobwa 3 Raisa, abandi babiri amazina yabo yose yenda gusa, Vanessa na Jessica. Kongo yavuzwe mwakurikiye Prosper yavuze umuryango wabo composition familiale kimeze, sibisubiramo. Abana bababwiye urugendo bagize mu byerekeranye n'impanuka yakoze impanuka y'igare agongana na moto, siwe wari utwaye, yari atwawe, kandi mu gihe yari ayiriho yari agiye mu gikorwa n'ubundi cy'umuryango we. Urabona hariya ku muhanda barahashenye, bagenda basenyera abantu bamwe na bamwe kugira ngo umuhanda uboneke. Ubwo rero yaragiye gusaba uburenganzira bwo kugira ngo ubone kariya gapangu mwabonye. Ntabwo urwo rugendo yarurangirije aho yari agamije, ahubwo yarurangirije aho mu nzira asubira kwa muganga ku bitaro bya Gisenyi, arakizwa, ahabwa transferi ya Kigali, ararwaza, ikintu yabuze pe. Ubundi rero muri make Kongo mwese mwarimo muzi, yari umugabo usabana ukunda abantu, ntaho atageraga, uwo yatekerezaga wese yamuzindukiraga akamugeraho mu gihe nyacyo. Yari umuntu rero uzinduka cyane, twese twajyaga kubyuka akatubwira umutekano, mwebwe mutubwira ko ari mwe mucunga umutekano, ariko ngimba nawe ucuruza ijoro ryose kugeza mu gitondo. Muri make Kongo nuko yari ameze, yari umuntu w'umugabo. Na nyina twamusize mu rugo, arabatamubonye, aracyahari mu mukecuru, ntabwo agishobora kumenya abantu, bimufata igihe. Wamumara kumwibwira hashira igihe akaza kukwibuka ati mwene kanaka, mwene nakana arahari nawe. Ubwo ni umukecuru. Ndagira ngo rero subize mikoro abayimpaye, ibindi turaza kubivuga dusoza ahangaha. Murakoze. Umusaza arakoze, umwari w'umugisha, kandi tunongera kuvuga ngo mukomere. Tugiye gusaba umuvandimwe, yavuze ko ari umuturanyi wiwe, ntabwo yampaye izina, ariko yambwiye ngo nawe afite ubuhamya kuri mwene data. Sinzi nimba hari, turakwiyegereje papa, karibu duherekeze umuvandimwe Kongo. Uyu mugabo yewe ngize imyaka 23 tubana, ariko imbere yabo twabonaniye muri Sud Kivu Bukavu, ndaza mbana na mukuru we Prosper. Kuri uno munsi biragoye kuvuga, hari abantu kuko BNM yavuze, yari umuntu udasanzwe, kandi mubona bamuherekeje bangana gutya, nta muntu utari umuntu. Yari umuntu usabana cyane kandi ukunda abantu. Tuvuze nk'ariya ku muhanda w'amadepo n'ahandi nubwo duturanye, n'umugabo, tuzi umugabo ukomeye cyane, wakundaga abantu, wateraga urwenya, wagira gute, kwanja kumwana ku mutoya bari bamuzi. Wobaza ngo kariya tese Kongo ninde. Ejo twumvishije iyo nkuru naje nsanga barambuye ngo yagize impanuka. kumva koko
yagize impanuka igenze gute ibyo yagize hose ariko reka tuvuge kuko baca umugani ngo ukurusha amahirwe aburusha urupfu rwiza. Uyu mugabo yagize amahirwe kugira impanuka muri za bukuru, nubwo twabuze imyaka yiwe yarashaje cyane kuko tuvuge ngo arashaje cyane, ariko ukagira impanuka twanga uzobitimuka uzonanirwe ngo arusha abana agire gute, kuko abana babivuze ni umugabo udasanzwe, umugabo washoboye kurera abana biwe kuko Bienemera avuze 2018 madamu amaze gusaza hari abantu bandavura abaravuga ati ndika nshaka kandi undi mukobwa mutoya n'ibindi, ariko iwe yaravuze ati reka ndera abana banjye. Urupfu yapfuye akubiswe, yapfuye azize ikindi, yapfuye urupfu rusanzwe rw'abantu kandi twumva kuko umuntu wese yoruzira. Reka mbashimire mwese ari umuyobozi wa gahunda wabikoze, reka nshimire n'abandi bose baje bumvishije iyo nkuru bakaza kumuherekeza, tukaba tumuherekeje nta na kindi kibaho kuko twese niyo inzira ya bose, naho tuzanyura nta muntu uzonyura ahandi ni mu rupfu, ariko Imana yafashije agatabaruka atiganyiye adasabirije, atari ukuvuga ngo umuntu uko aragenda ngo akageraho yapfuye akiri umugabo mwiza. Tukaba tubashimiye mwese, na hariya tubuze umuntu nabonye mushiki wiwe na mama nari muzi, ariko nyine reba uwo mukecuru niwo uba arapfuye mbere, ariko urupfu ruhamagara ngo kila muto ayita, azahamagara umuntu igihe kiwe kigeze. Tukabwira abana nimukomere, ntabwo yabasize muri impinja, haba niya aje gutabaruka abantu bangana gutya ko murababona ni abantu bakuru, ni mube ba responsable kandi mwegere umuryango uzobagira inama, umuryango uzobaheza ibintu byose kandi mube intwari, ntabwo ntabasize nabi, ntabasize muri abantu batoya, ni ukuvuga ngo tumwifurije iruhuko ry'abera. Twakiyegereje mama komera, kandi nawe aricyo ngo ashaka kubagezaho. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ntatinze, muryango wa Kongo dusigaranye abana, tuzafatanya kubarera, muzatube hafi, murakoze. Ati rwose abana basigaye ntimubatererane muryango, hari umuryango wabo, hari n'umuryango wo kwa Kongo, mwese mugomba gufashanya kugira ngo n'abariya bana bagere aho bagomba kugera. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Komera tante, kandi nirwo rugendo, Imana igukomeze, kuko cyane mu bihe nk'ibi ngibi uba uri no kwibuka murumuna wawe, nanone wibutse muramu wawe, ariko komera kandi ukomeze n'abana wasigaranye nabo. Rero tugeze mu mwanya mwiza, tugiye guha pasiteri iminota 10 nanone. Paul Kongo, uyu mubyeyi bavuze ibigwi bye kandi bavuga uburyo yabaye intwari mu muryango we. Icyo ngicyo nicyo tuba dusabwa mu muryango, kandi ikiruta byose ni ugusobanukirwa ko adapfuye. Ubundi Paul ni roho w'Imana, sobanukirwe. Paul ni roho w'Imana wari utuye mu nzu
bita mubiri bitiriye ku izina rya Paul Kongo. Paul ni roho w'Imana. Paul yaratuye mu ngando bita mubiri. Paul yaratuye mu ngando ikigera igihe igasenyuka, Paul agasubira aho yaturutse. Aho yaturutse ni roho w'Imana. Yewe yaba ari na Mariya ni roho w'Imana utuye mu nzu bita mubiri cyangwa utuye muri iriya ngando, atuyemo igihe igasenyuka. Iyo ngando igisenyurwa n'ibintu byinshi cyane. Ishobora gusenyuka bitewe na accident, ishobora gusenyuka bitewe n'impanuka, n'uburwayi n'ibiki byose, igasenyuka iyo ngando. Ariko Paul ntabwo yasenyutse, ahubwo yasubiye aho yaturutse. Reka dusabe n'ubundi Pastor Jean Claude agiye kudusomera Abakorinto ba kabiri. Adusomera Abakorinto ba kabiri. Izasenywa. Dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki, itazashira yo mu ijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuzwa kwambikwa indi yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuzayambare tudasangwa twambaye ubusa. Ngo twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambika ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Amen. Ndimo kwitegura kwambara undi mubiri gute? Ndimo kwitegura kwambara undi mubiri mushya. Aho hantu uhagera ni mu nzira itunganye, kugira ngo uzahagere nawe ubarirwe mu bera. Imana iduha umugisha. Buri umwe wese yitekerezeho, harya izi ngando duturanye tubanye dute? Harya izi ngando duturanye tubanye amahoro? Ko mbona we arangije urugendo rwe rwo kuri iyi si, harya umunsi tuzerekanwa tuzaba turi kumwe nawe. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mukomere. Amen. Pasiteri arakoze. Reka twihuta rero, nasabaga umuryango wa Kongo, saba n'abana ba Kongo n'abapasitori, twegera hariya mbaye ikaze. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana ararutse.
igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku kandi nimuzasubira kadusenga Imana rero n'abandi niba hari abandi n'abasore hanyuma dusenga Imana Mana data mu izina rya Yesu nk'uko ijambo ryawe rivuga data twabikoze kandi tugeze ahangaha bwa mwene data Kongo nk'uko ijambo ryawe ribitubwira reka ubugingo busubire wazanye hanyuma ubugingo kuko ari umukungugu usubire mu mukungugu nk'uko ijambo ryawe ribivuga uri umukungugu kandi ni umukungugu urimo wakuwe kandi nimuzasubira data turakwinginze dutandukanya nawe tuzaruhuka yewe nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfise byose ntabwo
ushimwe Yesu ushimwe Yesu kukutanga namubabaro kukutanga namubabaro Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Oh, hallelujah. Mana data mu izina rya Yesu tugushimiye gahunda zose zakoretse ufite igari tukagera ahantu uje kwerekeza mwene data aho tumuryamishije ategereza kuzuka kwa Kristo. Turabigushimira kuko abanye natwe waturinze wiyerekanye nk'Imana, imihango yose yakoretse mu bushake bwawe. Himbazwa, turagushimye, ushyirwe hejuru ukuri umwami n'umutabazi wacu. Ukomeze ubane natwe rero tugiye kugenda aho tugiye kwiyakirira nyakubahwa Imana. Ukomeze utwiteho, utube hafi muri byose kuko ari wowe ufite ihumure y'imitima yacu. Ngaho humuriza buri muntu wese wageze hano ufite umubabaro kandi umwubake ibiruta ibyo byose nyakubahwa Imana. Buri muntu wese umwibutse yuko iyi niyo nzira agomba kuzanyuramo uko yaba kose. Ahubwo icyo dusabwe nicyo twingingira abantu, niko twaca bugufi kugira ngo tubone neza n'imbaraga z'Imana. Turabigushimira, ubane natwe kandi utugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Purchase your track today. Purchase your track today. Purchase your track today.